Tukiri mu karere ka Rubavu kandi kuri uyu munsi nabwo hakomeje kugaragara abaturage bo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo batuye mu mujyi wa Goma ndetse n'abandi bahakorera bakomeje kwambuka binjira mu Rwanda banyuze ku mupaka munini kuko umupaka mutoya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yawufunze. Reka twerekezeyo, turi kumwe na Fred Ruterana. Fred, wiriwe neza? Wiriwe neza Kanzayire. Ese abambuka baturuka Goma binjira mu Rwanda n'ubu bakomeje kwiyongera, byifashe bite muri aya masaha? Ugeranije n'iminsi ishize kuva kwa kane, uyu munsi wo uragaragaza itandukaniro. Uwo mubare kuko wakomeje kwiyongera ndetse babaye na benshi. Ugeranije uko wabonaga ku mpaka munini wa Grande Barriere aho binjiriraga, nabwo wabonaga urwego rw'abinjira n'abasohoka ndetse n'abashinzwe umutekano biteguye kubakira mu buryo bwihariye, mu buryo butari busanzwe, ndetse nanone mu nzu babonderamo izo serivisi z'abinjira n'abasohoka naho byagaragaraga ko sale bayuzuye. Ubona ko abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka bafite akazi kenshi. Mu bo twaganiriye batubwiye ko impamvu bari kuza ari benshi nuko noneho umujyi wa Goma winjiyemo imirwano. Reka tubumve. Umujyi wambaye ubusa ntibisanzwe. Ndatekereza ko abantu bagumye mu ngo zabo, amaduka yafunze, nta modoka ziri mu mihanda. Uko byari byifashe kuwa kane ntabwo bimeze kimwe n'uyu munsi, kuko none hari ibindi bihuha byiyongera kurusha iminsi yatambutse. Ni muri ubwo buryo twahisemo guhambira, turaza dusanga mbere ya saa sita umupaka muto urafunzwe. Niko kwigira inama yo kuza hano ku mupaka munini. Fred, abona abambukaga baza mu Rwanda, ese ko umubare ari munini kubakurikirana kubakira bimeze bitangwa mu karere ka Rubavu, bacumbitsaho cyangwa barimo gutambuka bakomeza no mu bindi bice by'igihugu? Yego, icyo abantu bamenya nuko nubwo abantu bari kuza bambuka bahunga ntabwo ari impunzi, kubera ko aba bari kuza ni abafite ibyangombwa bibemerera kwambuka imipaka, kuko harimo n'abanyamahanga bakorera imiryango mpuzamahanga. Bose rero bari kuza berekeza mu mahoteli, ariko abenshi nababwira ko barimo berekeza mu mujyi wa Kigali bagakoresha ikibuga cy'indege cya Kanombe. Bamwe bari kujya za Kinshasa, abandi bagasubira mu bihugu byabo ko harimo ari abanyamahanga, kuko murabizi ko ikibuga cya Goma cyo cyafunzwe kitarimo gikoreshwa. Ni nayo mpamvu uwo mubare wabaye mwinshi cyane w'abanyamahanga bambukira, kimwe n'abandi bene gihugu bashaka kujya mu murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kinshasa. Ibyo rero byanatumye nanone, bitewe n'iyo mirwano yageze mu mujyi wa Goma, n'umupaka muto wanyuragaho n'ubundi abantu benshi nawo ufungwa mu masaha mu gitondo. Ni umwanzuro wafashwe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.